Muri iyi si nta muntu n'umwe udashaka kuzagira ubuzima bwiza, kuba umukire cyangwa kugira icyo ageraho. Ariko se waba uzi ko hari ibintu bike byoroshye byerekana niba koko uzaba umukire cyangwa umukene? Wari ubizi ko hari ibintu bike gusa ariko byihishe bigena niba uzabaho mu bukire cyangwa mu bukene? Ntugatinye kumva ukuri, kuko ukuri niko konyine kuzagufungurira amarembo y'ubukire. Reka dukorere hamwe uru rugendo dusobanukirwe ibanga rihishe inyuma y'ubukire n'ubukene. Ese ko kuriteguye? Niyo mpamvu muri iyi video turibanda ku bintu by'ingenzi bizakwereka aho uri kujya. Uzisuzume urebe aho uhagaze, hanyuma wihitiremo inzira iganisha ku ntsinzi cyangwa iganisha ku gutsinda. Ntacyo bizaba bimaze kwifuza kuba umukire niba ibikorwa byawe n'imiterere yawe bigaragaza ko uri kwitegura kuba umukene. Ariko kandi niba ko kubishyizeho umutima, ndakwizeza ko nta kibazo uzagera ku cyo wifuza. Ubuzima bwawe, ejo hawe n'ubutunzi bwawe byose bihera ku gitekerezo kimwe. Nta muntu n'umwe wabaye umukire atekereza nk'umukene, nta muntu n'umwe wagumye mu bukene atekereza nk'umukire. Uko utekereza ni kubaho. Niba wibona nk'umutsinzi ushobora gutsindwa inshuro 100 ariko ukazagera ku ntsinzi. Niba wibona nk'utsindwa uzatsindwa niyo waba ufite amahirwe yose imbere yawe. Ibitekerezo nibyo bizana amahitamo. Amahitamo niyo azana imyitwarire. Imyitwarire niyo yubaka cyangwa isenya ubuzima bwawe. Tekereza nk'umukire, tekereza uko wagira icyo ugeraho aho gutekereza ku byo utakora. Tekereza ku bisubizo aho gutekereza ku mbogamizi. Tekereza ku mahirwe aho gutekereza ku bwoba. Nta muntu n'umwe ukwima ubukire uretse wowe ubwawe iyo wemera ubukene mu bitekerezo byawe. Inzozi zawe ntizigomba kuba ingaruza muheto z'ibyo wabuze, ahubwo ziba igishushanyo cy'ibyo ushobora kugeraho. Iyo uteye intambwe ya mbere yo guhindura ibitekerezo byawe uba umaze gutsinda intambara ya mbere. Iyo uteye intambwe ya kabiri yo gukorera inzozi zawe uba umaze kugera kure ugereranyije n'abandi. Umutwe wawe niwo urimo ubukire bwawe cyangwa ubukene bwawe. Ihitiremo uyu munsi gutekereza nk'umukire, ihitiremo gutekereza nk'utsinda, ihitiremo kugendera ku nzozi zawe aho kugendera ku mpamvu z'abandi. Abantu bazaba bakire bafite ubushobozi bwo gutekereza mbere yo gufata ibyemezo. Ntibakora ibintu byihuse kubera amarangamutima gusa, barapima, barasesengura, bakabanza gutekereza ku ngaruka z'icyemezo bafata. Abazaba bakene bo bihutira kugwa mu byishimo by'ako kanya, bagura ibyo batagombaga kugura, basinya ibyo batatekerejeho, cyangwa se basenya ibyo bari bubatse kubera ishyari n'umujinya. Ubushishozi ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni uburyo bwo kubaka ejo hawe hazaza. Buri cyemezo gito gifite ingaruka nini ku buzima bwawe. Abazaba bakire bafite ikintu kimwe gishimangira ibindi byose: kudacika intege. Iyo bahuye n'igihombo barahagarara bakongera bagatangira. Iyo bagerageje ibintu bikanga bagerageza indi nzira. Ntabwo bareka inzozi zabo ngo zihere burundu. Naho abazaba bakene bo iyo ibintu byanze rimwe gusa cyangwa kabiri bahita bacika intege, bakavuga ngo sinabishobora cyangwa se sinjye byagenewe. Kudacika intege ni inkingi y'ubukire. Nta nzira igana ku ntsinzi itanyuze mu mabuye cyangwa se mu bikomere. Niba ushaka gutandukana n'abandi ugomba kwemera ko gutsindwa rimwe si iherezo, ahubwo ari isomo rikomeza urugendo. Abakire, uburyo wita ku mbaraga zawe n'ubuzima bwawe. Abantu bagenda begera ubukire bita ku mubiri wabo no ku mbaraga zabo. Bamenya ko nta bukire bushoboka iyo umubiri wawe unaniwe, iyo ubuzima bwawe bumeze nabi cyangwa iyo nta mbaraga zo gukora ufite. Naho abagendera mu nzira y'ubukene bahora birengagiza umubiri wabo, kurya nabi, kubura igihe cyo kuruhuka, gukorera umubiri ibikorwa bibi buri munsi. Ibyo byose bigakuraho imbaraga, bigatuma n'amahirwe ubona atakugirira akamaro. Abakire, kumenya intego zawe no gukurikira inzozi. Abantu bakira neza ni abazi neza ibyo bashaka kugeraho. Niba udafite intego ifatika waba urimo kugendera mu nzira idafite aho igana. Ushobora kuba ufite byinshi mu buzima, ariko niba udafite gahunda byose byazashira uko wabyitwaramo kose. Abantu bafite ubukire bakora ibyo bifuza kandi barabikora mu buryo bwiza kandi bazi neza. Bagira intego nyinshi ariko buri yose igira icyo ishingiraho. Naho abazaba bakene bo bahora bafite intego zihindagurika, bagenda batyo. Ubu nibwo buryo bwo kugwa mu bukene, kuko badafite aho bagera. Intego zifatika ni inkingi y'ubuzima. Niba utazi neza icyo ushaka kugeraho ntabwo uzabigeraho. Intego ni intambwe y'imbere muri buri cyerekezo. Abakire bashyira imbere imitekerereze myiza. Bazi ko niba ushaka kuba umukire ugomba gutekereza nk'umukire. Uko utekereza niko ubuzima bwawe buhinduka. Iyo wumva ko nta buryo bwo kugera ku nzozi zawe niho bitangira kugorana. Ariko niba ufite imitekerereze y'ubukire utekereza uburyo bwinshi bwo gukora, ubona amahirwe aho abandi babona imbogamizi. Imitekerereze y'ubukire ikubiyemo kwiyumvamo ko ufite ubushobozi bwo gukora ibintu byose ushaka kugeraho. Naho abazaba bakene bo bakomeza gutekereza mu buryo bwa ntibishoboka. Bagira umuco wo kubona gusa ibibazo aho kubona amahirwe, ndetse iyo babonye umusaruro w'abandi bahita batekereza ko atari ibyabo. Imitekerereze y'ubukire ni intambwe ya mbere mu rugendo rw'ubuzima. Iyo utekereza nk'umukire ushobora kubona amahirwe ahari aho abandi batayabona. Abantu bazaba bakire bazi agaciro k'igihe, bapanga ibyo bakora bakirinda guta igihe ku bintu bidafite umumaro. Naho abazaba bakene bo bakunda kudohoka, bagatinya gufata ibyemezo vuba kandi bakamara amasaha menshi mu bitabafitiye inyungu. Umukire yigira ku makosa ye akayakosora, kiyemeza kudasubira inyuma. Naho umukene ahora ashinja abandi amakosa ye, kirengagiza isomo ryari ryihishe inyuma y'ibibazo. Umuntu ugana ku bukire amenya ko amafaranga adakoreshwa uko byifuzwa gusa, ahubwo agomba gushodwa neza. Umuntu uzabura byose ahora yikundira gupfusha ubusa ibyo afite, akayakoresha ibintu by'igihe gito gusa. Umukire aba afite intumbero, azahajya kandi buri munsi akora akantu gato kaganisha ku nzozi ze. Naho umukene abaho nta ntego nta mishinga, ahubwo akagengwa n'ibihe gusa. Abakire babona ikibazo nk'amahirwe yo
gukura no gutera imbere. Abakene babona ikibazo nk'impamvu yo gucika intege no kureka inzozi zabo. Ubukire cyangwa ubukene butangira mu bitekerezo byawe. Imyifatire yawe ya buri munsi niyo igena uko ejo uzabaho. Rwanda Event TV, isomo ry'ubuzima.